Muraho mwese ni Nyirahategekimana Eugenie kuri Eugenie family ndabaramukije cyane rwose cyane. Murabizi ko munezeza, nkunda kubivuga buryo munshimisha, buryo tubana. Uyu munsi tugiye guteka, turi buteke amagi mu nyanya. Ntabwo ari kenshi nkunda kubisobanura, navuga nti tugiye guteka munkurikire, ariko uyu munsi nifuje kubivuga. Mvuga ngo amagi n'inyanya ari uburyo bwinshi cyane ushobora kubikora, kubiteka. Uyu munsi rero turakoresha uburyo bumwe, biba byiza cyane ushaka ko decor igaragara, ukagaragaza inyanya gusa, ukagaragaza n'amagi gusa, ariko ngiye ndazi gushyiramo n'utundi turungo ko ndabikunda cyane, gushyiramo bitunguru, poivro, ushobora no kongera n'ibindi, ariko nibyo ndi bukoreshe. Ntabwo decor iri buzisa nkuko nari ndimo mbivuga, biraba biryoshye cyane, ariko ushaka decor y'inyanya n'amagi gusa nta kindi kirungo washyiramo. Ubwo rero turaba turi kumwe nkuko bisanzwe, mu kanya turajya muri cya gikoni cyanjye nyine. Buri muntu wese agira igikoni cye, nzanagihindura ariko ntabwo ndagihindura. Igihe ntaragihindura rero turaba turi kumwe, nzabanza nibande cyane ku byo hasi, muko nababwiye ko utuntu two hasi kuri Eugenie family tugenda tutubyazamo ibintu bifite umusaruro munini. Mu kanya gato rero turi kumwe, munkurikire umurongo ku murongo uko turi ubigenze. Uko twari twabivuze, tugiye guteka umureti urimo inyanya. Tugiye kubanza dukate izi nyanya zacu, turazikata noneho tuze kureba udufite forme nziza aba ari two tuza gukoresha. Ntabwo izi nyanya zose ndi buzikoreshe, ahubwo ndi bukore ku buryo nza gukoreshamo nkeya. Voilà, muri kubona ko inyanya ndazirangije kuzitunganya. Ngiye rero gukata n'ibindi. Inyanya twazirangije, tugiye gutunganya na poivre ariko ntabwo ndi buyikoreshe yose. Ndabanza nkuremo utu tw'imbere n'ibi byo ku mpande. Ndakoresha imwe, kuvuga ngo poivre iyi ngiyi irabihagije rwose. Umuntu akata akurikije forume ashaka. Ndakata gutya, nze kongera ndikate mu kanya. Twarekera iki ngiki tukaza gukoresha iki ngiki kuko ndi bubikorere mu magi. Ibi ngibi bisigaye katubitunganye tuza duteke neza. Izi nyanya tuziteke mu mavuta. Imbabura yanjye igira umuriro mwinshi, ni ukuvuga ngo rero ndizera ko muri kubibona agaforume ukuntu kameze. Inyanya zo nzajya nkora ku buryo nzihindura, nkoresha agafusheti kugira ngo zigende neza zidashwanyutse. Nuko ziba zaje kunsaba zikunda inyanya cyane. Uru runyanya rwose ndagenda nduhindura rubanze rushya. None zimara gushya zitunganye rero turaza kubereka ibindi tube tugezeho. Kubibona ko inyanya ndazirangije, nirinda ko zishya cyane kugira ngo decor itaza kubura. Ngiye gutunganya amagi. Shyiramo umunyu mukeya, ntabwo
n'undi umunyu mwinshi. Noneho tugiye kumeneraho amagi tuvanga. Shishwa ni kwa kundi. Ibyatsi byabaye bike n'umuhondo wahise uhinduka. Turakoresha amagi ane. Isigaye rero ni ukubivanga nk'uko bisanzwe, hanyuma twamara kuvanga tugahita tugira ibyo twakoroze. Turahera ku mpande tujyananamo. Mwabibonye yuko inyanya ntabwo nigeze nzihindura aho zari ziri, nk'uko nari nabibabwiye. Iyo ushaka ko bigira dekoro isa neza inyanya zawe ukajya uzibona ari urunyanya n'amagi, ntabwo bino birungo bindi wirirwa ubishyiramo. Ariko ibirungo ndabikunda mana yanjye, ntabwo nari kureka kubishyiramo. Ariko hari igihe nzabatekera n'ibitarimo ibirungo. Tugiye gutegereza, turabuteka neza ku buryo tutari buwuhindure, tuwukuraho wahiye wose. Muri kubibona yuko byahiye. Ibi ngibi rero bisaba tekinike. Muri kubibona rero wahiye rwose, ariko muri kubona ukuntu usa. Za nyanya ziri kugaragara, bya birungo biri kugaragara. Uyu nguyu rero kuwarura bisaba tekinike. Wara nabibonye byahiye, twaruye, tugiye kurya. Ariko mbega impumuro, abantu batari kumva iyi mpumuro koko ngo bumve ukuntu tugiye kubirya. Ngiye guhita mfatira hahandi hari urunyanya. Mwabibonye? Ngiye guhita rero ngatamira. Mbega ukuntu byari biryoshye, niyongezeho n'akandi da. Muri kwibona? Ariko abantu tutari gusangira rwose mwihangane, hazagira umuntu umwe uza, cyangwa nimushaka mwese tuzagira amagi rwose. Nubwo mw'iyi minsi inkoko zahimanye, ari igihe haba hari, tugateka twese nka 80 tukarya. Mwakoze cyane, twabanye, mwankurikiye. Ndizera ko byabashimishije cyane, nubwo mutariyeho, ariko byari biryoshye. Iyo ndi kurya biryoshye namwe muhita muryoherwa. Niko bimeze. Kureje ni family tuba twatetse, twariye, twaryohewe. Ubwo rero naho gutaha nyine nibwo tuzongera kujya mu gikoni tugakora n'ibindi byinshi. Hari udukoresho tumwe ndi gushaka ntarabona, ku buryo tuzakora amatapi y'ubwoko bwinshi, ukajya ukoresha itapi utagusa iwawe mu rugo. Hari udukoresho ntarabona, ariko nzabibakorera, nzabibigisha. Bye bye.